Dore ibintu 10 bituma umuntu akwanga burundu nubwo waba waramukundaga, waramufashije cyangwa mwari inshuti magara. Ibi bintu bibikoze bishobora gutuma umuntu aguca mu buzima bwe burundu. Ikintu cya mbere tudatinze, kumuca inyuma cyangwa kumubeshya bigaragara. Iyo umuntu yakugiriye icyizere ukagikoresha nabi, cyane cyane mu rukundo cyangwa ubucuti busanzwe, bimuca intege kugeza agufashe nk'umugambanyi. Dore impamvu ya kabiri, kumwereka ko ntacyo akumariye. Kumukoresha gusa igihe ubabaye cyangwa hari icyo ushaka, ariko igihe nawe agukeneye biramubabaza agafata icyemezo cyo kugenda burundu. Igihe agukeneye ntuboneke biramubabaza agahita yifatira icyemezo cyo kugira ute cyo kugenda burundu. Urumva ni impossible case kuba umuntu yagufashije ariko we wamukenera, we yagukenera ugahita wigendera. Aho ngaho umuntu ahita kwanga burundu. Dore impamvu ya gatatu, kumunenga, kumutuka cyangwa se kumucira urubanza. Abantu ntibibagirwa buriya magambo mabi cyangwa se amagambo abababaza, ntabwo bajya bayibagirwa, kabone nubwo waba waramukoreye ibintu byinshi. Amagambo ababaza ntabwo ajya yibagirana. Iyo umuntu umubwiye amagambo amuca intege cyangwa se amutoneka, akamutesha agaciro, ashobora kwibagirwa burundu ku buryo akwanga. Dore impamvu ya kane, kumwemera hejuru. Iyo wigize ngo uri hejuru ye ukamwumvisha ko ari umuswa, ko ntacyo ashoboye, uba uri kumutera isoni mu mutima, kandi ibyo rwose ntibyatuma agukumbura, ahita kwanga burundu. Ibaze nawe umuntu ko akoze ikintu gishyashya, ikintu cyiza cyangwa se ikintu kibi, akaza kukwemera hejuru kandi weho byakunaniye, bishobora gutuma umuntu umwanga burundu. Dore impamvu ya gatanu, kugaruka mu buzima bwe igihe wumva ubabaye gusa. Igihe wumva ubabaye ukaza kureba umuntu, wamara gukira ukongera ukigendera, n'ubutaha bikaba utyo. Uragaruka kongera kugufasha, wamara gukira neza ukongera ukagenda. Ibyo bintu rero bishobora gutuma n'umuntu akwanga burundu, akumva mu buzima bwe arakwanze. Dore impamvu ya gatandatu, kugenda uvuga amabanga yakubikije cyangwa se kumutamaza. Niba umuntu umuzanye ikintu muri babiri, byarangiza ugasanga cyageze ahandi hantu, ugasanga kiravugwa cyane, ugasanga umuntu yaragutamaje cyangwa se agasanga wowe waramutamaje, nta kabuza, nta kugira ute, hari abantu bafite umutima utabasha kwihangana ku buryo ahita kwanga burundu. Dore impamvu ya karindwi, gukina n'amarangamutima ye. Cyane cyane mu rukundo, umubwira ko umukunda, noneho ejo ukabihindura, ukamuseka cyangwa ugahinduka buri gihe. Ibi ngibi rwose bituma umutima we ukugeza ku ndunduro zo kukwanga burundu. Gukina n'amarangamutima y'umuntu kugira ngo umurebe, ukamukinisha, nyamara nyuma ukamukwenya, ahita kwanga burundu. Nubwo yaba yagukundaga arakwanga. Dore impamvu ya 8, kumuheza mu buzima bwawe utabivuze. Buriya biba byiza iyo umuntu wumva hari ikintu kiba ngo ugiye gukora, wari umubwiye ati mwaduha akanya ko hari ikintu dushaka gukora, ibyo arabyumva. Ariko iyo utabimubwiye akabona ushaka kumwibeta, akeka byinshi, akabona ushaka uzamwihisha buri gihe, akeka byinshi. Iyo umuntu mukura mu buzima bwawe utamusobanuriye impamvu, ukamwicisha bugufi, akajya yicisha bugufi ariko wowe ukabyanga, cyangwa ukamusiga mu rujijo, ibyo rwose ntazifuza yo kugaruka mu buzima bwe, kuko n'ubundi umusiga mu rujijo, ntushaka kuzajya umugira icyizere ngo agufashe aho wumva ukeneye ubufasha.
ahubwo ukamuheza, ibyo bituma umuntu akwanga burundu. Dore impamvu ya 9 ishobora gutuma umuntu akwanga burundu cyangwa se uwo mwanga: guhora ushaka yuko ari wowe uvugwa, utita ku byiyumviro bye. Buri uzarebe no mu nkuru wenda y'urukundo, nk'iyo umuntu mukundana cyangwa se umukunda akirirwa kubwira amagambo y'aba ex be y'abantu ba kera, akubwira inkuru z'urukundo, bishobora kurangira umwanze burundu kandi mu by'ukuri wamukundaga, kuko iteka n'iteka ahora ashaka kwirirwa avugwa mu nkuru kandi atazi ko ibyo avuga hari igihe agira akimenera amabanga, bigatuma iyo yaba intandaro y'uko umuntu yakwanga burundu. Impamvu ya nyuma ariyo ya 10 ni nayo ikomeye: kuticuza cyangwa kutemera amakosa yawe. Iyo umaze gukosa umuntu akakubwira ibintu bitagenze neza, cyangwa se iyo ukoze amakosa ntuyemere, ntusabe n'imbabazi, ahubwo ukagerageza kwerekana ko ari wowe ufite ikibazo, uwo muntu muri we ufite ikibazo. Rwose ibyo ngibyo biramurambira, akaguca burundu mu mutima we, burundu pe. Rero ijambo ry'umusozo twakoresha: iyo umutima w'umuntu uciye icyizere cyawe yari agufitiye, akenshi nta nzira isubirayo. Inzira ikuvanayo mu mutima we, ikuvanayo yarangiza agahita yisiba, ntabwo iba iteze kuzasubirayo. Niyo mpamvu buri gikorwa cyacu kigomba kubazwa umutima mbere y'uko gikorwa. Iryo ni ijambo ry'umunsi, niyo ni inama y'umunsi, mwegezwaho na Big Win TV. Naho njyewe ni Cyubahiro. Ni ukuri niba ibintu wabikunze, mu biganiro byabanje hari inama z'umunsi nyinshi zagiye zicaho, wacaho ukazireba, ukadukora subscribe kugira n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi by'ubutaha bitazabigucika. Ni ukuri turabakunda. Ciao ciao.